ubundi buriya reka mbongera kandi kaneza kwibanza ubashyiremo kandi banza wumve neza ukuntu ndi kizigenza muri Europe mbona ndi mukuru genza babazwa cyane no gupakira abarezi bakanyitiranya na mugenzi yo nishiti na nyabagenzi icyo nzira ndakizi niyo mpamvu nagerayo nateye uyu mujyi wumvumbura ikiriyo nubwo nshimata kiribiriyo ndacyari CEO mani mwaduhaye chance natwe Kigali Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba naho rirengera ndetse n'intara gatandatu y'abadiaspora. We love you so much, turabakunda bya hatari we wahisemo kubana natwe kuri Pola Vibe. Icyo ngusabye ni kimwe, kanda subscribe, usharing, urebe ibiganiro birangire, wumve amagambo y'ubwenge, wumve IQ zacu kuno zagaze. Wallahi reka mvugize kuri maximum respect, ndashimira abantu basaga 340 bamaje kwiyandikisha bavuga ko bazabana natwe always n'ubuzogera abo kandi ibintu komeza bidundika nababwiye ngo rero ntabwo muzarambirwa gipfa kubana natwe umunsi kundi. Uyu munsi hano tugarukanye iki? Ngarukanye wa mungu wanyu bita Wizboy. Welcome to show brother. Yeah man, ureka bamenedi banka je gufasha mu kasaba baganga, fasha mu kasaba baganga imitima tuyikodemo imiganda. Wabene gihanga bemene mugabo umwe duteze imbere uru Rwanda turarura imihanda y'amahoro duhuze n'ayo mahanga. Kuba ku Rwanda ruzira umwanza bizadusaba kwitanga, bizadusaba gushyira hamwe tukadeka ubumwe bukaganza, tukizirika imikanda twirira inzira zatuma tuganda, tukaba mu Rwanda rushyira imbere inyungu za rubanda. Dushyire hamwe tugende tudasigana kuko nakitwirukansa, uko dutatsana ni kumwanza abone icyo wagahita dusanga. Ururimi rw'ikinyarwanda rukirwa imbere kurusha Faransa, twongere ducumbikira umuco dutereka amata mu Buganza. Yeah man, yo je suis Wizboy. Yeah maestro. Twongere turagarutse ni byabigeragezo. Akubaza ko uzikari ibigeragezo we. Man, narababwiye bro. Turi ku gasongero duhagaze kigabo twitabaga abapana bwabugabo. Turacyaba bandi rukumbi bagifite ingufu muri iyi njyana. Turi muri iri shyamba ko dufite ingabo. Ari bineza mu Buganza turabikora kugera wakanda. Turabikora ko mufite agahinda gusa tuzineza ko muzabikunda. Tumaranye igihe nimba twiziritse umukanda. Twemeye gupfira injyana waradeze ku muhanda. No kuduhamba basa. Ariko ubundi gazo reka kaza kumwana. Ubundi aba banyarwanda bari bazi ko ibi bintu tubufite cyangwa erega ubundi buriya reka mbongera kandi kaneza kwibanza ubashyiremo kandi banza wumve neza ukuntu ndi kizigenza muri Europe mbona ndi mukuru genza babazwa cyane no gupakira abarezi bakanyitiranya na mugenzi yo nishiti na nyabagenzi icyo nzira ndakizi niyo mpamvu nagerayo nateye uyu mujyi wumvumbura ikiriyo nubwo nshimata kiribiriyo ndacyari CEO mani mwaduhaye chance natwe tugafata ku itani imana twihere n'ubu nkamwe muracyakora iki koko nkamanutse kwa Pola Vibe mukareba ibintu bihabera. Hora bimeze bite? Naza fresh byatari nishimiye ko njya guhura nawe. Ndacyahumeka. Uzikuru ujya kujya bigenda noneho mbere yo gutangira ikiganiro tuzajya tubanza tubatemo vasi. Ni ubundi erega nibyo byacu niwo murimo ibi bintu ni byacu mwatwirukanye kera muradukandagira mwana urumva ariko ni hahandi tuzakora tuzabashota imigeri paka ibi bintu ni byacu erega ibi bintu ni Imana yabitwandikiye urumva irubuti bana banye mbasiza amavuta mugomba gukora ni mwirapire urumva imirongo ibihari hanyuma se ikiganiro twakoze yego tuvuga ku Nizbeat cameraman yageze dufate neza kandi biri kunoza ikiganiro twakoze tuvuga kuri Nizbeat n'ibitenda agiye gukorera ya waba ufite amakuru ko yabibonye ngiye kamakuru nyafite uravuga Nizbeat ushize tumukoraho urumva buri umunyacyaha ahora yikeka sibyo kandi ahora nashakisha yuko hari amakuru bamufiteho mashyashya so ntago rero yabura kukibona kuko ni kimwe mu birego bimureba none se yaba yarakwandikiye se Nizbeat kuwa kane nasanze nimero yambuze kuko urumva nataye simcard ndaswapa yego rero ndavuga ini buri uko byagenda kose uko nimero z'umuhemu ntago ugize isema mu mutwe wawe uzifite n'ubundi
ariko ni wamamaga ariko namwihore ntabwo njya nshaka amaniti inesha umutwe iyo washugunye umuntu urumva mukarabe nibishoboka ufate n'isabune ubundi mu cyongereza bavuga ngo trash is trash. Yes, iyo umuntu ageze muri trash rero aha. By the way, abapolisi twababwiye ngo mwubaha abahanzi nabo bamaje kujya ku gasongero k'uyu muziki nabo mwubaha abakizamuka kuko ntago ahora gahanze ariko ntago mbona badashaka kubyumva man. Ntago kweki murabura iki reka ngutere story uwo bita producer Vicky muri umuntu nasonora ndamuzi Vicky ndamuzi Vicky rero nawe ni umuswe Vicky yara oya reka nyine ntabwo ukuri Vicky ibintu yankoreye oya barabizi we ntabwo nsanzwe ntukana mu biganiro byose nakoze cyane mu bitendo byanjye Vicky byagenze gute Vicky rero we none cyamara akagenda azabona Vicky we yarabonye ntacyo ashigaje kugira ngo abone urumva Vicky rero muri projet mu minsi yashize Vicky nawe arayirya nabona none SBT wenda we yaravuze ngo kira n'ibicupuri n'ibidebe ubijyane wenda ubyiyumvira mu cyumba bicuranga muri speaker zawe urumva none ariko abaniga bagabanyije tayi bangwa akoze nibiki mu mama ni godoro mama ngo essence burase essence we oya ni essence ni godoro iriya ni muguya indi ibyizi ni za cocaine ngire kuba biyumvije iminota 7 nigera rwose ubwira uko ngewe imbavu zanjye abaniga mu godoro ni essence nibaze uhereza proje umuniga hatunace minota 3 ngo yayibagiwe wallahi akakubaza icyo waje gukora mwicanye muri studio man bakozwe mu ifu y'urusenda ni ibihwagari pora jewe nta nubwo nshaka kujya ntekereza kuri barabaca yaba rero ukuri reka mabwiza ukuri sibyo njye abaproducer nafashe umugambi ndabihorera bavunda bareka oya uwagira amahirwe nabavunda bareka yabavaho bikagiritse nabavunda bareka naje gusanga mani ibintu byazavamo n'inzigo pe nabavuyeho n'inzogo turazibitse nabavuyeho ndabareka inzigo turazibitse cyokoza abari amafaranga yanjye mwara yariye ubwo nyine alhamdulillah rabbil alamin ndashimira Imana ko nkiri muzima so ntago twambira abantu oya ntibishoboka ntago twaje ngo tube ibirambirwa oya twaje ngo akavase kanyuma k'amasegonda 30 twisoreza yes ukubaka u Rwanda ruzira umwanda bizadusaba kwitsanga bizadusaba gushyira hamwe tukareka ubumwe bukaganza yaman Johnny Wizboy ni mu mukenera nzongera mugarure gusa niyo mutamukena kandi nabwo nzamuzana comment murabona biraturika nabaye umuzi nababereye umuzi Tati kumana. Maximum respect. I love you so much. Ndabakunda bya hatari.